imyaka 7 tutabana na papa w'abana wagerageza kuvuga 5 cyakora nsigaye mbona 6 ariko 7 irashize mba njyenyine n'abana hanyuma mukurireho intuze nyine dukureho agaho papa Sandrine nta gusubirana guhari nta n'undi munsi wundi dutegerejeho gushyiraho umucyo mwiza kuri mino bintu yego mama Sandrine tuzakomeza kuko arimo kundera abana nzakomeza kumukunda ngire gute nanone yarambwite ngo uburenganzira bwo kongera gushaka kandi Imana ishobora byose unzashaka akambabaza ushobora no kwiyahura. Mu mwaka ushize wa 2025 Bahizi Venuste wamenyekanye nka Nzovu yatekerezaga ko ari umwaka wo gusezera ku kurara yifumbase no gusezera ku ndangamirwa zo muri Sodoma nka Mama Queen, Nyiramenyo n'izindi zahoraga zimujujubya mu buryo butari bumwe kuko inshuro nyinshi yumvikanaga agira ati mu kwezi kwa mbere nzasubirana n'umugore wanjye Mama Sandrine. Nyuma y'uko ngo Mama Sandrine yari yaramubwiye ko kugira ngo basubirane bizamusaba kongera kumutereta wundi bushya. Nibyo koko benshi twari twiteze kubona abari bamaze imyaka igera kuri 7 batabana bongera gusubirana ndetse icyizere cyari gitangiye kuremeka nyuma y'uko bombi bagaragaye basangira. Mu yandi magambo byagaragaraga ko deal iri hafi kuba done. Gusa nk'uko igico gihinduka mu kanya gato nk'ako guhumbya nako ibyari byitezwe kuri abo bombi mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka byahindutse. Mu kiganiro cyatambutse ku muyoboro wa YouTube giherutse guhuza aba bombi muri uku kwezi kwa mbere byari byitezwe ko ari nako kwezi ko gusubirana. Ibintu byaje guhindura isura ubwo Mama Sandrine yari amaze gukurira Nzovu inzira ku murima ko agomba kwibagirwa ibyo kongera gusubirana nawe. Aya magambo cenguраmutima akimura kwakirwa n'amatwi ya Nzovu kwihangana byaranze maze yasukira umuvu w'amarira imbere ya kamera. Ubundi nk'uko Mama Sandrine wahoze ari umugore wa Nzovu abyivugira avuga ko imyaka imaze kuba 7 yose batabana nyuma y'uko Nzovu yari amaze kumutana abana akomunganira mu ndangamirwa. Nubwo Mama Sandrine yari amaze gutabwa n'umugabo ntiyandaritse ahubwo yakomeje kwijajabira ashaka ibyo gutunga abana be. Nzovu wari waramaze kubatwa n'indangamirwa bikanatuma amenyekana kuri terime yise kubomora mu bihe byinshi yahoraga buzwa amahwemo n'izo ndangamirwa zitasebaga kumwiba zikanamukubita ariko kuzicikaho bikanga bikabihurizo rikomeye bigatuma arushaho kubiciro ry'imigani. Mu gihe yabaga ajujubwa n'indangamirwa umugore we yari yarataye yabaga arimo kwirwanaho amaze gusirimuka no gufatisha ubuzima. Nzovu yifuje kongera gusubirana nawe gusa umugore wari waramaze kwibonera amahoro aboneka mu buzima bwo kutabana na Nzovu yahisemo kutongera kumuha karibu nubwo hari benshi bari biteze gusubirana kwabo muri uku kwezi. Gusa Nzovu yasabwe gusubiza amerwe mu isaho. Ariko se mu by'ukuri uyu mugore benshi bagereranya na Nzovu bakavuga ko atarakwiriye umugabo nka Nzovu ni gute bahuye bikarangira bashimanye bakanabana nk'umugabo n'umugore akarusho bakanabyarana abana 3 bose? Ikaze ku nkuru y'urukundo rwa Nzovu na Mama Sandrine. Ikaze kandi kuri Rugwiro Empire ku gicumbi cy'inkuru zuje icyanga. Nukunda ibikorwa byacu ukande subscribe. Nukunda kandi iyi video ukande like. Nge nitwa Bed Rugwiro. Ikaze nanone. Nyamuneka niba uri mu content creator cyangwa uteganya kuba we ukaba ujya uhora wibaza uko abandi bakora ibintu byiza mu buryo bw'umwuga ariko wowe bikaba byaranze, ndagira nkubwire yuko buri kintu kimwe cy'ingenzi ibikoresho bikwiye. Ibi rero nibyo mu cyanzu Kejeli Store batwegereje aho bafite buri kimwe cyose mu content creator yakenera kuva kuri microphone zifata neza amajwi zigura guhera ku 12,000 by'amanyarwanda gusa kuzamura. Bakagira izo tumadikano wakoresha muri interview na comedy kimwe nizo wakoresha ukora documentaire nk'uku kwanjye. Bagufitiye amatara ya kamera y'ubwoko bunyuranye tutibagiwe na stand za telefone, kamera, itara ryayo n'ibindi. Uzakarusho se nuko babanza kukugira inama y'ibikoresho byakugirira umumaro bashingiye ku bwoko bwa content ukora. Twiri comedy rero iyi microphone ni yanyu. Murakoze cyane. Tugiye kubahata comedy ucyabwire. Nyamuneka sura website yaba ari icyanzu.com wihahira ibi byose cyangwa se ubahamagare kuri nimero reba kuri ekran yawe babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu nta kindi kiguzi kiyongereyeho. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi n'inyubako yo kwa Makuza. Gana icyanzu inzozi zawe muri content ziba impamo.
umwe yitwa Bahizi Venuste wamenyekanye ku izina Nzovu, izina yahawe muri 2007 ubwo yinjiraga muri sinema nyarwanda, arihabwa na Habyarimana Sherire nyiri filime Zirarazishya yagacishijeho mu bihe byo hambere. Nzovu avuka mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Undi yitwa Uwitonze Oliva uzwi nka Mama Sandrine, wagizwe icyamamare na Nzovu kubera kudasiba kumugarukaho mu biganiro bitandukanye agaragaramo bitambuka ku miyoboro itandukanye ya YouTube. Mama Sandrine yavukiye mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Ibindi wamumenyaho nuko ngo nta babyeyi n'abavandimwe agira, ni nyakamwe mu yandi magambo. Bahizi Venuste na Uwitonze Oliva cyangwa se Nzovu na Mama Sandrine bafitanye abana 3 b'abahungu aribo Elia, Elisa na Irene. Biyongeraho umukobwa witwa Sandrine, gusa we bivuga ko atamubyaranye na Nzovu ahubwo ko babanye asanzwe amufite, kuko niyo urebye abo bana yabyaranye na Nzovu usanga bafite isura ya se. Ubundi Mama Sandrine yinjiye mu mujyi wa Kigali mu mwaka w'ibihumbi 2002 akora akazi ko mu rugo, yaje kureka mu mwaka wa 2008. Muri 2009 nibwo Uwitonze Olive na Bahizi Venuste batangiye gukundana, biza kurangira babanye. Igikondo mu mujyi wa Kigali niho abo bombi bamenyaniye, aho ngo Nzovu yari inshuti y'umuryango Mama Sandrine yabagamo, bityo agakunda kuhagenda cyane. Muri uko kuhagenda cyane nibwo yaje kumubenguka akajya akunda kumusuhuza. Ntibyatinze Nzovu yaje kumubwira ko amukunda, nyamara ngo ntibyoroheye Oliva kubyakira. Ati akimbwira ko nkunda sinabashije guhita mbishikira, ariko nk'uko bigenda ku bakobwa hafi ya bose naje kumubwira ko nzabitekerezaho. Ubwo bongeraga guhura, Oliva yahaye Nzovu igisubizo cyiza, bityo batangira gukundana. Muri uwo mwaka wa 2009 bamenyaniyemo, ni nawo babanyemo bakodesha. Mama Sandrine avuga ko ubwo bari bamaze kubana aribwo yatangiye kumenya Nzovu uwo ari we, kungu yaje gusanga ari wa mugabo uhora mu kabare wanararaga mu rugo rimwe na rimwe. Avuga kandi ko bamaze kubana aribwo yatangiye kureba filime umugabo we yagaragaragamo. Icyo gihe ngo Nzovu yajyaga gucuruza CD zabaga ziriho filime yakinagamo, ndetse ngo hari n'ubwo yakoraga amasafari atandukanye yo hanze y'u Rwanda mu bihugu nk'u Burundi na Uganda. Yagaruka mu Rwanda azanye umubo w'amafaranga, aho kujya mu rugo agakatera Sodoma mu ndangamirwa. Bidashidikanywaho Mama Sandrine ahamya ubuhanga bwa Nzovu muri ibyo bihe yagaragaraga muri sinema, kuko ngo bamuzaniraga script zanditseho filime bazakina, nafata umwanya munini wo kuzisoma, ahubwo agacishamo amaso iminota mike agahita yigira mu kabari, kandi byagera igihe cyo gukina akazikina neza. Ubuzima Mama Sandrine yakuriyemo bw'ubupfubyi no kutagira umuvandimwe n'umwe bwakubitanye n'urushako rubi arushaho guteseka, kuko ngo yari yarahisemo gushaka ngo wenda urushako rubi isoko y'umunezero yari yaraburiye mu buzima bw'ubupfubyi. Mama Sandrine avuga ko nawe ubwe atazi igihe yatandukaniye n'umugabo we, kubera ko hari inshuro nyinshi atararaga mu rugo. Ngo yabaga mu buzima bushaririye, kandi umugabo we yarazwi nk'icyamamare ndetse anabona amafaranga, ariko akayamarira mu ndaya no mu nzoga. Ndetse na Nzovu ubwe yivugira ko amafaranga yakoreye kuva kera ubwo yatangiraga kumenyekana, iyo ayakoresha neza aba afite imodoka agendamo n'inzu nziza mu mujyi wa Kigali. Bafite inzu, bafite imodoka y'ingendamo, ariko napfushije ubusa njya mu buyobe. Mu kiganiro Mama Sandrine yigeze kugirana n'imwe muri chaîne za YouTube, yavuze uburyo ubwo babaga Igikondo babaga mu gipangu kibamo imiryango 14, 13 muri yo ngo yabagamo indaya zicuruza. Mama Sandrine akomeza avuga ko yabaga yicariye hanze, yajya kubona akabona umugabo we asohotse mu miryango itandukanye y'izo ndangamirwa babaga baturanye, ndetse ngo agakunda kubikora inshuro nyinshi. Ibintu byarushagaho kumushengura umutima mu buryo bukomeye. Mama Sandrine yakomeje kuba muri ubwo buzima ashinyiriza, bigira naho Nzovu amuta burundu, ndetse ngo wamuta mu nzu atishyuye ibirarane yarabereyemo nyiribyondo. Ibintu byatumye nyiribyondo amusohora mu nzu. Ubuzima bwaje kumwerekeza i Nyanza kwa nyirabukwe, ajya kubana nawe mu nzu imwe, cyane ko ngo umwana muto yabyaranye na Nzovu yamubyaba kwa nyirabukwe. Ibintu byumvikanisha uburemere bw'ubuzima bukakaye yarabayemo. Reba nawe gutabwa n'umugabo kandi utwite, byongeyeho kandi akanagusiga nta gusize. Sinzi niba uri kumva icyo kintu.
aho kwa nyirabukwe yahabaye igihe, ariko nyuma ubuzima buza kwanga burundu, aza gusubira i Kigali ajyana n'umukobwa we Sandrine, abandi bahungu 3 abasigira nyirakuru. Ageze i Kigali yakoraga ubuyede, mu gihe akazi kabaga katabonetse akazenguruka mu bipangu by'abakire abaka akazi. Akigera muri Kigali kandi nta kuntu yari ameze, bityo kubasha kuyibamo yagobotswe n'umukobwa bakoranaga mu buyede wamucumbikiye we n'umukobwa we Sandrine. Yakomeje gushakisha, birangiye yagize ubushobozi bwo kubasha kwigondera agashambureti yishyuraga 10,000 ku kwezi. Ibintu byaje gutuma abona uburyo bwo kujya kuzana babana yarasize kwa nyirakuru ngo babane. Avuga ko kongera kubona akikijwe n'ibibondo bye aricyo gihe yagize ibyishimo bisendereye biruta ibindi byose yari yarigeze kugira mu buzima, kuko nk'igihe cyose yamaze atari kumwe nabo yahoraga nihira mu mutima asaba Imana kumuha ubushobozi bwatuma yongera kubabona iruhande rwe. Avuga ko ubwo yavuga kuzana abana be kwa nyirakuru agatangira kubana nabo, yigerageza kuko ashoboye ngo abashe kubona ibibatunga. Ni mu gihe umugabo we yari yarumunganye batazi yaba, usibye kumubona ku ma YouTube atandukanye, abantu bakaba bamuzi nk'umustar, nyamara umuryango we ubayeho mu buzima bubi. Nta gihe kinini giciyemo, COVID-19 yahise itezamo, gahunda ya guma mu rugo ihita itangira. Muri ibyo bihe byaguma mu rugo, avuga ko yatesetse mu buryo bukomeye, ndetse ngo n'uyu munsi yabyibutse bimujyana kure mu ntekerezo. Mama Sandrine ni umugore wirwanyeho, ndetse kugeza n'uyu munsi ukirwanaho, aho yahisemo kubaho ubuzima budashingiye ku bushobozi bw'umugabo, ndetse ubona ko ari umugore wikuye ahakomeye. Yamaze kwerura avuga ko adashobora kongera gusubirana n'uwo babyaranye ari we Nzovu, mu rwego rwo kwirinda stress, kuko ngo hari inshuro nyinshi yamwiyoberanyagaho amubeshya ko yahindutse, akemera kumuha karibu, ariko bidateye kabiri akicuza impamvu yamuhaye karibu. Njye nansoje ikiganiro cy'uyu munsi, ari nako ngushimira cyane uwo twari kumwe. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, naho ubutaha Imana ibarinde. Bye.